njye najyaga mbana n'Imana still nabikora narayisengaga nkayibwira ati nubwo ndi gukora ibi ntabwo ngiye mbikunda, nta nshuti nzima mfite. Uyu munsi turaza kumva testimony ya Pascal Gashema. Mbere yuko dutangira turasaba Pascal Gashema dusengera. Yego, reka dusenge. Nanone tugarutse imbere yawe mutangabugingo, tugushima imbabazi zawe n'ubuntu bwawe habwa icyubahiro. Rero tugiye kunyuzaho ijambo ryawe, uturinde kwikoresha ahubwo uzubane natwe makiki kiganiro kirangiye, tugusabye tubyize mu izina rya Yesu. Amen. Amen. So nkuko twabibabwiye, uyu munsi turaza kumva story ye, ukuntu yisanze mu bintu by'Imana. If you don't mind sharing, twatangira kutubwira ukuntu byatangiye, ukuntu mbese waje kwisanga mu bintu by'Imana ugasanga uri gukora umurimo w'Imana. Yego, uko navuga byatangiye, natangiye ndi mutoya, natangiye ndi mutoya kuko umubyeyi wanjye nakuze mbona ajya gusenga. Ubwo biba ngombwa nyine ko mba inspired nyine nuko yabatijwe, urumva ko nyine nabonye yakiye Yesu, tujyana no gusenga, ndavuga ati ntanjye namwakira. Muri ibyo byo kutwigisha bajyaga batwigisha bakaduhugura kujyanye no kubatizwa, bagiraga amavuna. None ayo mavuna yo bagiraga bakigishamo uburyo Yesu agiye kugaruka, ko dufite kumwizera kandi ko ufite kubyarwa bwa kabiri. So mu kubyarwa bwa kabiri ntago yego kuriya iyo batijwe mu mazi ubihamirije uruhame kumwemeye, ariko buriya kubatizwa kwa mbere ni Mwuka Wera uba wakubatije kuko bamanje kumwakira. Ubwa mbere ubatijwe n'Umwuka Wera. Yes, ubwa mbere ubatizwa na Mwuka Wera. Noneho kuko nyine kugira tubwirwe ko niki biba bifite no kugaragara inyuma, biba bifite no kugaragara inyuma ko mwakiye nyine. None twamenya gute ko byawe bwa kabiri se nyine nta gikorwa kibigaragaza, nkuko uzi ko na Yesu nyine mbere yuko atangira umurimo yarabatijwe. Rero muri uko kubatizwa kiriya ni ikimenyetso kiba gifite kubaho kugira ngo nyine gihamirize abantu kutangiye urugendo. Ariko nyine kuko twe tutareba mu mitima y'abantu, wamanje muri uko kwakira Yesu muri wowe wamanje kumwakira burya kugira ngo ujye kubatizwa. Kubera ko nyine ntago wajya kubatizwa utamanje kumwakira ngo umenye uwo ari we, noneho ugenda umusobanukirwa nyuma nyine ya process yo kumukurikira itangiye. So mfite ikibazo kuri ako kantu. Uravuze ngo ushobora ntabwo wabatizwa utazi impamvu yo kubatizwa. Yego. Bizera ko hari abantu bajya babatizwa, abantu bose wizera ko abantu bose bajya batizwa bazi impamvu babatijwe? Hari imyaka twavuga iyo umuntu aba afite kumenya, aba amaze gutangira kumenya icyiza n'ikibi, yo gutandukanya icyiza n'ikibi. Nkanjye nari mfite 15 ubuzi ko ikintu koza ari ikosa. Ubuzi ko ari ikosa. Rero nyine akenshi bakunda gufatira ku myaka 12 kuzamura gutyo. So bivuze ko icyo gihe nyine umwana nyine uri muri iyo myaka batangiye gusobanukirwa n'ikintu n'icyiza n'ikibi. Muri uko gusobanukirwa n'ikintu n'icyiza n'ikibi abatangiye kugira ibitekerezo bitekereza ati kanaka namuhemukiye cyangwa nagize utya. Ariko ntabwo bivuze ko ababatizwa bose, hari ababatizwa bitewe wenda, yes, hari abagendera wenda mu kigare, hari abagendera nyine wenda ku babyeyi babo, hari abagendera ku nshuti zabo nyine nk'uko wari ubivuze. None weho wagendeye kubatizwa ku iyo mpamvu? Ngiye kubatizwa kuri iyo mpamvu icyo gihe 2015. Ndahita ngaruka aho ngaho ko akantu nari namentioninze ko kuvuga umubyeyi wanjye yamanje kubatizwa biranyinsparinga. Inspiringa no gufollowing umuntu ni ibintu bibiri bitandukanye. Kuko yego kuko aba ari itorero umuntu yakuriyemo, hari igihe byahita bisoundinga cyangwa se bikamera nkaho uba wagendeye ku muntu kugira ubatizwe. Ariko njye ntabwo ari gutyo mbireba, kubera ko uko ugenda ukurira muri iryo torero ugenda usobanukirwa. So muri uko gusobanukirwa dufite igitabo kimwe ari iki Bibiliya.
Bibiliya niyo ituyobora twese, kandi iryo torero ry'urimo yego nyine hari ibyo tugenderaho by'itorero nkatwe, ariko ibyo byose biba bishingiye kuri iyi Bible cyane. rero bivuze ko niba bishingiye kuri iyi Bible tukaba twizera nyine n'amahame tukaba tugendera yose ari mu ngumu, bivuze ko nyine aho ngaho nyine niryo torero nyine navuga ngo kuko navuga ngo ni kuko itorero rikurikiza amategeko yose uko ari, rigakurikiza rikaba ryarakiriye Yesu nk'umukiza waryo. Iryo ni ryo torero ubundi, itorero rikurikiza nyine icyo Yesu asaba cyose. Kandi njye mbirivinga ko ibyo bintu njye birahari mu torero ryanjye. Rero kuvuga ngo wenda ngo nzajya gushakira ngo mu yandi madini ngo ndi gushaka ukuri, kandi nzi ko ibyo niga byose cyangwa se ibyo batwigisha byose tubikora muri Bibiliya imwe, ndetse niba hari indi Bibiliya itandukanye niyo twese twizera, ariko nzi ko amatorero hafi ya yose akoresha iyi Bibiliya imwe, ariko ayikoresha bitandukanye. Yego aho ngaho wasanga nahise njya tufare ariko ngewe nyine mu kubatizwa kwanjye mama yaranyinsiparinze, ariko nyine yarambwiye ati kubatizwa ni byiza, of course yarambwiye ati ni byiza gukurikira Yesu, ariko nyine kuko bamanje kutwigishaho mbere bakazajya batwigisha ati Yesu agiye kugaruka mufite kwihana kuko utarabyawe bwa kabiri ntazinjira mu bwami bw'ijuru, niko Bible ivuga. Ubwo bivuze ko niba utarahakiye Yesu n'umukiza wawe nta juru wazabajyamo. About that, wizera ko abantu batigeze babatizwa tuzajya mu ijuru, cyangwa wizera ko abantu bose batabatijwe batazajya mu ijuru, nk'abana bise bakiri bato, kubera abadventiste batangira kubatiza abana bafite nk'imyaka 12 kuzamuka, if I'm not mistaken. None se abo bataba abajya bagira impanuka bakava mu mubiri batari bagira imyaka 12, ubundi uko nakubwiye ku bijyanye n'iby'Imana, ikintu tuzazira nibyo twamenye. Niba hari ikintu wamenye ntugikurikize, niba uzi ko nyine kiri true, nyine ya kamere yacu igahita tujyana hirya cyangwa se hino, icyo kintu ntukimenye ukakirengagiza, icyo gihe nyine nicyo kizagukoraho kuko warakimenye. Ariko nyine nk'utari wakimenya uburyo njye mbibirivingamo, ariko tena wibuke hari isomo rivuga ati mporwa abana gukiranirwa kwa ba nyina na ba se nkageza ku buvive. So bivuze ko ariko iyo umwana avutse kuriya agize, kuko ukumva yinjiye mu isi bihise yivamo, we n'ingaruka z'icyaha ziba zimugezeho kuko ari soro, ni soro nyine afite ububiri, afite umubiri seko, kuko abapfuye kubera izo ngaruka z'icyaha zageze ku kiremwa muntu. Ariko ngewe numva ko uwo mwana ntabwo azi icyiza n'ikibi, ntabwo nyine like n'umwana ari aho ngaho yari kiremwa kivutse. Nge numva ko none se Imana izajya kumubaza iki, hari ikizajya kumubaza uwo nguwo nyine apfuye gutyo, like okay ni urugero, kuko umentioninze cyo wahita uvuga ati nk'abakuramo inda abana wenda bari hafi kuvuka, cyangwa iyo batari no hafi yo kuvuka. Ariko uri kumva nyine abamwishe. So ngiye mbirivinga ko ibyo twamenye nibyo bizadukoraho, ibyo utamenye kuko uvuka agahita apfa, ubwo uri kumva ibyo ntabwo ari byo byashize. Kubera uravuze ngo abadventiste batangira kubatiza 12. None se nka gutya umwana amenya ikiza n'ikibi mu ihe myaka, niyo myaka umwana bafite niba batiza muri iyo myaka niho bafatira. None se nimba tuvuge ngo umwana aba azi itandukaniro ikiza n'ikibi afite imyaka 10, abadventiste ari bo batangira kubatiza abana bafite imyaka 12 cyangwa bakabakira mu ishuri ry'abenda kubatizwa. None se mu gihe umwana apfuye cyangwa akagira impanuka, agahura n'impanuka afite imyaka 10, wowe bizagenda gute? Azi itandukaniro ry'ikiza n'ikibi, ariko ntabwo ari bubatizwe kubera atari yuzuza. Uri kumva uko bizagenda. Hari abapfa, wenda hari abapfa batabonye umwanya wo kwihana, siko ibyo si bijya bibaho. Hari abapfa batabonye umwanya wo kwihana nyine, wenda
kuko uri kumva aho ngaho uri kunjyana mu bitekerezo by'Imana ubu nyine kuko kandi uri kumva agenda umuntu of course ibyo ni Imana ibijudginga kuko uri kumva niba nzi icyiza n'ikibi niba nzi icyiza n'ikibi of course Imana iranzi mu mutima siko aho ngaho waba ugiye kumfata nkaho ngiye kujudginga nyine umuntu kuko uri kumva nyine Imana ireba mu mitima yacu niba uwo mwana of course azi icyiza n'ikibi akaba hari ibyaha yakoze wenda akaba yarasobanukiwe agize ibyo ngibyo ntabwo ari urubanza rwanjye ntabwo ibyo ngibyo nakwirirwa nabitinda ikibazo mfite ni ibyo kubatizwa ntabwo nta muntu uzinjira mu ijoro atarabyarwa bwa kabiri. N'ikindi nakubwiye kubyarwa bwa kabiri nagusobanuriye ko ari ukwakira Yesu n'umukiza wawe. Ntabwo ari ngombwa kujya mu mazi. Ni ngombwa kuko uba ugiye gutangira gukurikira Yesu kubera ko impamvu ari ngombwa nyine of course ufite kubatizwa muri ayo mazi menshi amara kubatizwa muri ayo mazi menshi ubutangiye urugendo rwa Gikristo kuko nyine uba ugiye gutangira gukora imirimo yo Yesu ashaka gukora. So rero ni ngombwa ni process nyine y'ubukristo. None so ntago bivuze ko none wakiye Yesu kicara iyo ni kashe yo kugira ngo uzinjire mu ijuru. Yes kuko none nk'abantu bizeye Yesu ko ari umwami n'umukiza wabo ariko ntibabatizwe cyangwa bikarangira batabatizwe cyangwa bakabura ukuntu babatizwa. Ufite gusobanukirwa n'umubatizo icyari cyo kandi umubatizo maze kukubwira icyari cyo. Umubatizo ni ukwakira Yesu n'umukiza wawe siko aho muri uko kwakira Yesu n'umukiza wawe nkuko navuze uba ufite nyine niba wakiye Yesu n'umukiza wawe ugatangira gukurikiza ibyo nyine agize kuko muri uko kubatizwa navuga kubatizwa gutya ku mugaragaro Yesu ni umuhango ukorwa wa Gikristo siko noneho nyine ariko ku Mana nyine wamaze mbere y'uko ujya kubatizwa uba wamaze kubatirishwa na Mwuka Wera kuko Mwuka Wera aba yaje akakwemeza iby'ibyaha byawe noneho nyine ukavuga ati nkeneye gukora iki nkeneye gukurikira umwami Yesu n'umukiza wanjye. Iyo icyo cyemezo wamaze kubivura ko ugiye kugifata itorero rihita gukorera umuhango kuko ari ryo ukoze iki kuko ugiye gutangira gukoreramo umurimo. So uwo muhango uhita ugukorerwa ariko nyine uri kumva wamanje kubatizwamo imbere of course nyine wamanje kumva imbabazi z'Imana urazegera none wumvishe wayikorera yego. So nubwo buryo njye numva ko ubwo bivuze ko umubatizo yego niba hari aba barapfuye kuko batagiye muri ayo mazi kuko kujya muri ayo mazi ni umuhango ariko nyine ibyanditswe byera bivuga ko ntawe uzajya mu ijuru adakoze iki atabyaye bwa kabiri. Kuri uko kubyarwa bwa kabiri rero ni uko nguko kwakira Yesu n'umukiza wawe ukamwemera kuko iyo umaze kumwemera nibwo nyine niba uri mu itorero runaka niho bahita bakora uwo muhango wo kukubatiza none ugahita utangira gukora umurimo ku mugaragaro. So ibyo ndi kumva ushatse kuvuga cyangwa from mistake you can correct me uri kuvuga ngo kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza ni nkaho mbese ubugize Yesu ubundi navuga ko ni umubatizo umwe ariko nyine hari undi mubatizo wo kujya mu mazi. Yes okay so yuba ugize wakiye Yesu nk'umwami n'umukiza ariko ntibishoboke ko ntibishoboke ko wabatizwa mu mazi you still have salvation. Yes gute rero sasa ndahita nguhereza n'uburyo nyine okay reba igisambo ku musaraba ntabwo cyabonye umwanya wo guhita kijya mu mazi ariko cyaramwakiye cyaravuze ati unyibuke nugera he mu bwami bw'ijoro kibikiye ubugingo buhoraho. Ntabwo cyabonye umwanya wo kwihana cyangwa se ntabwo cyabonye umwanya wo kujya gukorerwa iriya mihango yose ukorerwa. So bivuze ko kwakira Yesu n'umukiza wawe mu mutima wawe niwo mubatizo wa mbere uba ugomba kugira nyine Umwuka Wera nyine akamanza akaza akakwemeza ibyo byawe noneho nyine ni cya gihe udihita utangira kwiyumvamo nyine akamaro k'igitambo cya Yesu nyine Karuvari. None iyo watangiye kwiyumva gutyo uba utangiye kumwemera muri wowe uhita uvuga ati burya Yesu ni umwami n'umukiza wanjye. Icyo gihe iyo wamaze gushiraho ako kantu ati Yesu ni cya gihe nyine uhita ubigaragariza n'abantu kuko nyine biba byahereye mu imbere muri wowe. Mbese kubatizwa kujya mu mazi ni ukubigaragariza mbese ni nko kuvuga ati
hari igihe umuntu agukorera surprise reka nkoresha ako kantu yego hari igihe umuntu agukorera surprise yamara kugukorera surprise nyine ukumva utabyihererana abenshi mbona bakunda kuyipostinga kugira abantu babirebe yego noneho nyine no kubijyanye n'iby'Imana iyo byamaze gukorera muri wowe kuri wamaze kwakira Yesu nyine bihita bikugaragarira no hanze noneho nyine hari ibimenyetso twe duhita tubona kuhisa ubyemera no kumugaragaro nta gushidikanya ari kuko uba wemeye gusiga bya bindi bibi bindi wakoraga byose niki noneho nyine ugashaka no kubitwereka nyine bikakugaragariraho twe tukabibona noneho nyine igikurikiraho ni umuhango nyine barakubatiza kuko nyine ugiye gutangira iyo nzira yo gukora umurimo mu itorero yego ariko nyine uwo niwo mubatizo muri make tutihuse cyane none naho naringeze yego ubwo niyo mpamvu nyine nabatizwe ubwo niba muri make navuze wenda wasanga basubirijwe yeretse ubwo ngewe nabatizwe rero nyine ngewe nagize inspired n'umubyeyi wanjye mbona nyine ko ari ibintu byiza noneho bajya banatwigisha ngenda bimwe nsobanukirwa ko inzira ndimo atari nziza nuko biba ngombwa ko mwakira nyine n'umukiza wanjye kuko nk'uko nkubwiye hari bimanza gukorera muri wowe kugira ngo wemere kuko njye ntabwo nashobora kukwemeza niyo mpamvu bavuga ngo niyo mpamvu hari isomo riri muri Yohana ntabwo nibuka neza igice n'umurongo ariko rivuga ko Yesu nyine ajya kujya mu ijuru yababwiye ati nzabohereza mwuka wera niwe uzabafasha kandi anabayobore anabamenyeshe n'ibyenda kuba so bivuze ko mwuka wera nyine iyo cyagihe ikibwirizo cyangwa se umwigisha atambutse bikagira uburyo bigukoreramo ni mwuka wera ahita kwemeza none iyo akwemeje ukabona nyine ibyo uri gukora bihabanye n'iby'Imana ishaka icyo gihe ni mwuka wera uri kugukomanga ku mutima kuko mwuka wera akorana akorana n'umutima nama wacu niba akubwira ati iki kintu ni kibi ufite gukora ufite kukihana noneho nyine uri kumva mwuka wera icyo gihe yari yamanukiye of course kuko uri kumva niba navuga ati inspiration ku muntu runaka icyo gihe hari igihe abari mwuka wera aba ari kumukoresha bitewe n'uko Imana igukeneye rero ubwo uri kumva njye nagize iyo inspiration from my mom ariko biba ngombwa ko nkora iki biba ngombwa ko nanjye nigishwaho ntangira kwinjira mu murimo nk'uko nabivuze nyine ko iyo umaze kubatizwa utangiye nyine inshingano za gikristo kuzikora nuko mbese ubu bihari uburenganzira n'itorero niko navuga nyine riba ribyemeje ko nyine wakoze umuhango wo kubatizwa ko ubu ngubu ugiye kugira ariko nyine muri uwo muhango nubwo wawukoze ntabwo bivuze ko kubatizwa kuriya yego hari ababikora nyine wenda bagize yego ni byiza kubikora ariko nyine hari ababikora nk'uko twabivuze bakabikora bagendeye ku kigare cyangwa se bagendeye ku nshuti zabo cyangwa hari ibindi bagamije ariko nyine ibintu byose ubihereza igihe kiragera runaka kikagushira hanze ukorera akagaragara so rero nyine muri uko kubatizwa njya muri korari maze kujya muri korari hashira igihe gitoya duhita tuza muri Amerika muri uko kuza muri Amerika nahise ngira inshuti of course naraje nsanga hari inshuti zimwe zananze hano ariko atari benshi aho twari dutuye nta bantu benshi bari bahari ubwo biba ngombwa nyine ko izo nshuti nangira kuziadaptingaho hako nyine izo nshuti zanjye zari ziri mu zindi nzira rumva ariko ngewe wibuke nje nari ndi umuririmbyi aho nsanga ibintu byarahindutse nta torero nyine bafite ry'iwacu ni mu bazungu nkazajya tugerageza tukajya gusenga biri aho twavuye nyine ntangira kugenda niadapta ku mico y'abo bagenzi banjye rumva harimo imico ya kamere yacu of course nimvuga imico ya kamere uzi kamere ya muntu icyo iba yifuza nyine kwinezeza cyane uko kwinezeza ni nko gushimisha umubiri mu gushimisha umubiri haba harimo ibintu byinshi bitandukanye harimo ubusambanyi ubusinzi si ibintu byose navuga ibyinshi Imana itishimira nibyo kamere yacu nyine ibiyishimira yego mara igihe nyine mbirimo nuko rero maze igihe mbirimo nyine
ariko nibundi najya nsenga ayo muri uko gusenga kwanjye nubwo nakoraga ibyo ngiye najyaga mbana n'Imana still nabikora yeah so wambwira ati ni gute rero okay go ahead yeah wajya kujya gusenga ariko ukajya muri ibyo byo gusambana cyangwa mu biyobyabwenge cyangwa izo nzira muri izo nzira ibyo bitumye nibuka icyigisho bigishije umunsi ku rusengero Pasitoro Marite yego yavuze ngo Satani azemera azabereka mugende ariko nimujye kureye yego ibyo binyukije rirasomo yatwigishije yego rero uri kumva kubw'ubuntu bw'Imana hari igihe Imana yego nyine arareka ntimujye kureye kuko n'akaga gahari cyane ni uko umuntu ari umukristo ariko nyine akiri mu zindi nzira akiri muri za nzira yakagombye gusiga inyuma kuko aba ari urugamba tuba turi kurwana ntabwo mvuze ko wabyishoboza cyangwa se ko ubishoboye yaba nyine ari umukristo uri hanze hariya cyangwa se yaba ari njye ntabwo iyi nzira tuba twarahisemo kuri kamere ya kimuntu tubona nyine ari inzira igoye kandi iri lonely urumva ndi kuvuga kuri kamere ya kimuntu ariko nyine witegereje neza mu buryo bwa spiritually uburyo tuba tubayeho biba bitandukanye kandi muri uko gutandukana haba harimo imigisha myinshi actually haba harimo imigisha myinshi ariko long short story aho nari ngeze nayo nsengera mu bazungu bavuga icyongereza nkaza ngasenga bari bavuga n'igiswahili nyine bakagerageza hari umuswahili wari uhaba akazajya dutranslatingira bamwe ngiye nkumva igiswahili ngiye nkumva icyongereza Kansas biracyameze gutyo nta rusengero rw'aba buno ntago rwari ndumva ko muri Wichita Kansas ntago rwari rwagira ariko aho one day ko ruzagira ariko nyine ndetse n'abazungu bivanze n'abanyafurika ukuntu bitewe n'abo ngabo bagenda bahimukira ariko hope so ko hari igihe kizagera bakagira itorero ryabo rero kumva najya nyine nzana n'izo nshuti zanjye tukagenda tugasenga nimugoroba tukajya gutaninga urumva mukajya gusenga nimugoroba tukajya gutaninga nyine wenda tukakojya muri ibyo byo kwinywera agacupa n'ibiki byose icyo gihe hari umurimo wajya gukora ku rusengero nta murimo najyaga nkora ku rusengero kuba harimo bazungu twajya dusenga gutyo nyine ariko muri uko gusenga gutyo njye nakubwiye nari nsenga like nyine najyaga ngira igihe cyanjye cyo gusenga n'ubundi wajya kubikora nk'intuza nk'ibintu mbese wakuriyemo ntago yes mbese kuko uri kumva navuye mu ntuza nzagaciro ko gusenga none ndavuga ati nubwo nyine ndi muri ibi ngibi like reka nyine njye nsenga nta murimo nari ndi gukora yes ndavuga ati mfite gusenga nyine like nabona sometimes hari utuntu tubazo ndi gucamo ngasenga in my heart sometimes gatima hano ibintu gutyo na gutyo like navuga ati nagiye mbana n'Imana even if like nari ndi mu nzira zindi so urukumva yo ntago yigeze ndeka actually so yari kuko navuga ngo all my prayers cyangwa se amasengesho yose nagiye nsenga y'uburyo ndi kubaho uyu munsi bimwe mu bisubizo nagiye mbibona sina bimwe gusa hafi ya byose nagiye mbibona na n'ubu ndacyabibona so rero urukumva ubuntu bw'Imana ibihari byiteguye kudufasha of course rero muri uko kugira izo nshuti ngewe narasengaga kumva nyine ibyo twari turimo muri uko gusenga ntago nyine navuga ngo nari ndi perfect kuko uri kumva izo nzira nari ndimo muri uko kuba muri izo nzira nyine nkabona ari mu bazungu tukavuga ati nta birenze izo nshuti tukagenda tukanywa sometimes nyine kuko aba ari ibintu mutaba murimo ko haravuga ngo iyo ukorera Satani imirimo aguhemba nyine hari agakoti nigeze gusoma ujya wibwira nyine ngo nyine ngo ajya kwereka ko uzi ubukoryo bwinshi urumva ntire nyine aguhembye aguhembye nyine ikirubwo bukoryo nyine wari urimo urumva ariko muri uko kugira izo nshuti n'ubundi
ku ruhande ku giti cyanjye nari mbana n'Imana nk'uko nabivuze, ariko nyine ibyo ndimo mbona nyine bitashimishije, so nkazajya nshaka kubivamo, ariko bigakora iki nyine kuko mfite za nshuti kandi ntazi n'inshuti nari ndi kubona nakwiyadaptingaho, bisa naho bigoranye nyine nkazajya mba inshuti nabo. Nk'uko nakubwiye nyine urugendo muri kamere ya kimuntu benshi tubona ko ari urugendo ruri solo rwo umuntu agezaho, kuko nyine ntabwo buri guhavinga ibyo kamere ishaka, kuko kamere yacu ibyo irarikira iyo utabibonye nyine umubiri ushobora kukurya, cyangwa se muri uko kukurya nyine ntabwo buri kuwuha ibyo ushaka. Muri uko kutawuha ibyo ushaka iyo tudahaye kamere yacu ibyo ishaka byose, urumva se kuyinezeza cyane like ukarenza urugero, si byose kamere yacu yifuza. Ngiye mbona impamvu mu kuba tudafite umwuka wera aho ngaho wenda mbona bigoranira. Ntabwo abantu nyine dufite kwiga kwizera Imana nyine tukayigira nk'umubyeyi wacu, nk'uko ugenda ukabwira papa wawe cyangwa mama wawe ukabwira ibibazo no ku Mana like, kuko impamvu twizera Imana of course wizera ibintu uzi ko uzabona kandi uzi ko binahari, siko uzi ko bidahari icyo cyizere waba uri kukigirira kiki? Ntabwo waba uri kugira icyizere uzi ko nyine ibintu uri kwizera bidahari, yego. So rero Imana nubwo isa naho itagaragara ariko ibihari. Uzajya kumva iyo ndirimbo ya Ntuza ya Ambassadors ngo iba irihe, yego, ngo ibiri ahantu sinzi ntabwo nibuka neza, ariko uzagende Imana ibera hose icyarimwe, kandi kuko nyine ari Imana, urumva, kandi mu bushobozi bwayo twebwe ubwenge bwacu ntabwo twabasha kwishikira cyane, kuko nyine ni Imana like se twebwe turebe okay yaduhaye bimwe ku byayo which is tuyikomokaho. Niba tuyikomokaho rero uri kumva, ariko nyine iri hejuru yacu, iri hejuru y'ibintu byose, urumva. So rero Imana of course ibihari, tuyizera ko tuyizera turebeye ku mateka n'ahazaza n'aho turi. So muri ayo mateka rero tubona abatubanjirije, kuko uri kumva iki gitabo gisomye nta kwizera ufite ntabwo naba nzi iyo uri kwerekeza, nta n'impamvu wabona gifite, kuko ukwizera niko gutuma twizera bino byose biri none natwe tukabikora iki, tukabikoresha muri present turimo, none tukanabiteganyiriza n'ahazaza, yego. Kuko uri kumva ijambo ry'Imana kandi mu kuramya Imana ntago nyine bisa naho muri kamere yacu Satani atubwira ko ari mbese ari nk'Imana nko kudufungirana kugira wenda tutinezeza n'ibiki byose. Nose niba tuzi ko Imana ntacyo yenda kuzima umuntu uyikorera, iyo uyizeye nta gushidikanya, yego abantu bazakubona usa nawe ugiye kugwa, wenda n'ibibazo byawe of course barabizi, ariko babone nyine nturi kugwa hasi. Hari n'igihe rero n'Imana hari icyo ishaka gukorera muri wowe, kuko uri kumva iyo yaretse bikakubaho hari ikintu rero twebwe noneho ko turi spandinga kuri yo, kuko tuba dufite kwiga amatwi, nako tuba dufite gutega amatwi, noneho tukumva icyo ishaka kutubwira. So ni gute rero tuvugana nayo? Dufite ijambo hano ry'Imana. Iki gitabo iyo gisomye kikwereka uburyo wabaho n'uburyo uzabaho n'uburyo wakagombye kubaho byose. Icyo tuba dufite ni ukurisomana umwete no kwizera, kandi noneho iyi Bibiliya yisobanura ukwayo, kuko iyo usomye umurongo umwe ntusobanukirwe ugasoma undi ujya usanga nyine noneho ukabikomparinga. Hari uburyo nyine n'inyuranya amagambo wenda mu Kinyarwanda cyiza ngerageje kubivuga, yego ni Ikinyarwanda gisobanutse. Rero mu rugendo rwanjye urumva nagiye ngira izo nshuti, ariko ibyo twakoraga ntabwo byari byiza kandi nta nubwo byari iby'Imana yishimira. Muri uko kugenda ngira rero, kuko nyine uri kumva tena hari impamvu Imana iba yaratumye nyine ikurema, none ikakurema utandukanye n'abandi. Muri uko kuba utandukanye n'abandi hari ikiba yarakuremeye nyine swati. Uri kumva nyine mu rugo of course I am the only boy, ndi umuhungu nyine nari mfite guhagarara of course nga providing cyangwa se nyine ngafasha family muri ubwo buryo. Rero none se wajya kuyifasha gute kandi uri muri izo nzira? Naho muri izo nzira
ntabwo nshima Imana ko ntabaye addiction cyangwa se ntageze ngenda ngo mpereyo. That's good. Gusa nyine igihe najyaga njya guhera Imana yaranyibutsaga yankubitaga agashari ati gute rero sasa nayo mbikora ariko ntabwo nabikoraga kuri level z'abagenzi banjye kuko nyine babaga bazi ko ndi busy ariko muri weekend akaba ariho rwose ibintu bihindura isura cyane kurusha indi minsi kuko indi minsi yo najyaga mvuga ati mfite akazi cyangwa se mfite ishuri ntabwo izo nshuti reka nzahura nabo ariko not right now ariko nagenda ngakuramo kayisheke k'iyo minsi yindi nanjye muri uko gukuramo kayisheke rero hari aho umuntu agera urumva sinzi wenda ibyo bibazo niba ibyo uri kubaziriza muri rusange ariko ngiye gusa naho nyine hari aho ngiye gucumbikira kugira ngo turebe ko twakomeza kumuvinga forward ariko buri uko nagiye nyura muri izo nzira nkabikora biri worst hari ibyo nagiye muriramo muri izo nzira ariko muri uko guhora muri izo nzira guhoriramo n'ibyo naje kumenya ko nyine ari Imana yari nshaka ko ari Imana yari ishaka nyine ko nyikorera cyase nkaguma mu nzira yayo kuko uri kumva narayisengaga nkayibwira ati nubwo ndi gukora ibi ntabwo ngiye mbikunda nta nshuti nzima mfite urumva nizo nshuti nasanze hano ibintu nk'ibyo yes ngasenga gutyo nyibwira gutyo muri uko kuyibwira gutyo rero Imana nkuko nakubwiye ntabwo imeze nk'abantu ihita itangira igashakisha uburyo rwose yagufashamo kuko uba uri gutaka ibyo uri gukora ntabwo ari byiza ufite kugira rero iyo testimony ni byinshi mu rugendo umuntu agenda ahuriramo nabyo gusa ikintu wenda nashimira Imana ni uko itandetse ngo ngumeyo kandi niko iba yifuriza na buri muntu wese